turabona hano uwitwa abagaride yitwaje n'abakinnyi bagera kuri 28 bagomba gukina n'ikipe ya Mozambique. Gardien ni batatu, Ntwari Fiacre Wise do Kigali, Ishimwe Pierre wa Apple ndetse na Hakizimana Adolphe w'ikipe ya Rayon Sport. Hari abadefenseri Ombolenga afite nayo ikipe ya Apple, Serumogo ari wa Kiyovu Sport, Nowe Uwimana wa Philadelphia Union, uwitwa Imana Ishimwe Emmanuel Magwende wa Farlaba, Ishimwe Christian w'ikipe ya Apple, Jimmy Ange Mutsinzi wa Gelve, hanyuma kandi akaza Rwatubyaye Abdul wa Rayon Sport, Thierry Manzi wa AS do Kigali, Faustin Usengimana wa Al Kasim ndetse n'uwitwa Aimable Nsabimana w'ikipe ya Kiyovu Sport. Nibo ba defenseur witwa Carlos Alos Feleri yahamagaye kugira ngo bazamufashe ku mukino u Rwanda ruzakina muri ikipe ya Mozambique. Aba mediateur aftemo Jihad Bizimana wa Denze mu Bubiligi, Steve Ruwanguka wa Zimbru, hanyuma kandi aftemo Hakim Sahabo wa Lille, aftemo Muhajiri Hakizimana wa Polisi FC, Yannick Mukunzi wa Sandviken, aftemo Jean Bosco Ruboneka, aftemo Samuel Gillette wa Lali La Louvière ndetse na Rafael Yorke wa Gefle If yo muri Swede. Aftabataka baribo Dominique Nshuti Savio wa Polisi, Mugisha Didier wa Polisi, Ali Wahida wa Patrick Mutsinzi wa Ali Haida, hari Biramahire Abedi wa UD Songo, hari kandi Nshuti Innocent wa APR, Mugisha Gilbert w'ikipe ya APR ndetse n'uwitwa Dani Ndikumana w'ikipe ya Rukinzo FC mu gihugu cy'u Burundi. Ikibazo cyanjye ni kimwe Tistash. Hari umukinnyi yasize hari izina yaba yarirengagije? Menshi aho. Irihe ryari gusimbura nde? Harimo amazina abantu benshi bagiye bagarukaho baravuga ngo yarirengagijwe, ariko nanone umuntu afite amarangamutima bitewe no kuri umukinnyi nagushimishije kuko twarebye shampiyona hari amazina adushimishije cyane, kuko no muri shampiyona ntabwo twageze tuba twese twumvikana ku ikipe twakoze yinuze ya saison. Hari uwahitagamo kuvuga ati nguyu ni wanjye. So rero no muri iyi mikino muri bano basore bahamagawe harimo amazina umuntu abona asa nkaho yirengagijwe ukuntu. Ni wabura gutekereza ku mwana nka umusore wanjye Simeo Iradukunda Magorira. Simeo agasimbura nde? Simeo se urumva ubundi ikiba gihari cyo ikiba gihari niba ari liste y'abantu 28 hari abirengagije. Ese iyo bazamo ni muri macyo bituvuga uwagakwiye kuzamo n'utarakwiye kuba arimo. Reka mere kuri umusore Bizimana Yannick wa equipe ya APR. Yannick no umusore mu by'ukuri yagaragaje performance muri club. Navuga ko byari kwa byiza hamagawa igenda nubwo mutozo nawe yagize. Hanyuma muri aba bataka dufite ubwo Bizimana Yannick no umwataka dufite sa Nshuti Dominique Savio, dufite Mugisha Didier, Mutsinzi Patrick. Mugisha Didier ntabwo Mugisha Didier arabidizavinga ntabwo mvuze ngo amurika yawe yari shitani mbi cyane, ni nawe bayoboye, ariko umuntu bita Nshuti Innocent. Nshuti Innocent kabisa. Nshuti Innocent ariko wasigaye. Nshuti Innocent bari kumusiga basiga ndende. Nshuti Innocent ari kumusiga ugashyiramo ugahamagara Bizimana Yannick. Nshuti Innocent. No wari undi mutaramu ndi kubona undi mutaramu utarimo n'indera. Nishabone ese muhamagara asimbura ndetse. Oya nukuvuga wenda ngo igihe ari ku ruhande rwanjye icyo nabonye muri iyi equipe, muri equipe byibuze buri zina nari negereje yari hamagaye, ahubwo aho yansindiye ni hamwe. Abo yahamagaye ntari negereje ni bashyashya. Ni nko kuba amahirwe kugira ngo no umva nanze kuvuga ari amazina nka ba Kagere Medi na ba Haruna Niyonzima, kuko Kagere Medi namaze Alfele yabisobanuye ko n'impamvu atamuhamagaye atamuhamagaye. Wewe ibyo ngibyo reka mbyiwe ko impamvu ndazizi nyine sinabaga atamuhamagaye.
kuko akeneye abana nyine bagira iki batsinda babata kandi baranashaje bayamazemo ngereka njyewe Ariko- mbanze mvuga abakinnyi banje basize twibwirire Theo abakinnyi bawe basize Mugisha niba- Bonheur Casemiro Aha, yari yagombaga gusimburana gusimbura Somero uwo mukinnyi amwitande inde Kwanza Jihadi Rubanguka Sahabo Hakizimana Muhajiri Mukunzi Yannick Ruboneka Gilet na Rafael York uwo Great out nago tumuzi Great Uramuzi? icyo cyo kuba tutamuzi Uramuzi? nese nyine Do you uramuzi know him Ruboneka Mubwire. niba utarebye performance ze ni gute umukuramo banje kukubaza ikibazo iyo ni kimwe fote iyo ni fote uyu munsi iyo ni fote reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe babyita fote Uretse mbanze nkubaze ikibazo gramatikari kimwe wowe urafata Uretse- umuntu ukamukuramo utanamuzi na Jihad Bizimana udafite ikipe awuti ntabwo yavuze ko agiye guhamagara abana Ariko yarabakurikiranaga. afite ikipe We Jihad yarabakurikiranaga. Bizimana amuhamagaye gute adafite ikipe adakina Ariko- usize Kagere Medi Kagere Media yasobanuye impamvu baramuhamagaye atamuhamagaye bibe byasobanuye impamvu baravuga okay ni ukuvuga ni ukuvuga ngo ikintu Oya, ikintu uretse- gihari reka mbanze nkubwire ikintu gihari Okay, Jihad Sibyo? afite ikipe umuzanye gute usize Casemiro gute twese turabizi aha ngaha i Reka- reka Nyarugenge tumve Guillaume, ugiye reka tumve guhamagara Reka- ikipe reka ugasiga tubanze Casemiro turebe. byibuze ntibishoboka ubu ngubu yakoze ni inkuru nahoze mbona ku isimbi aya ya Canisius Eh. agira ati ubundi hari abakinnyi byibuze nyine amwe mu mazina abantu twari tumenyereye mu Mavubi ariko kuri iyi nshuro atarimo uwitwa Carlos Alves Ferreira yanasobanuye impamvu hari Kwizera Olivier uyu nguyu yavuze ati gishweka rero ukuntu bimeze ubushize naramwiyambaje sinamubonye kandi uwamusimbuye yagize ate yabyitwayemo neza Fiacre. Ntwari Fiacre uwo ndabyemera urumva uwo nguwo ni urucabana yavuze uwitwa Kimenyi Yves avuga ati Kimenyi Yves nawe ni umukinnyi wagize sezo nziza nibyo ariko ni gute umuntu ngiye ku mukino nari mutegerejeho ntamubonye we kuri uno mukino mukino wa nyuma yaramutegerejeho kuri uno mukino wa nyuma wa baravuga Kiyovu ko Sport ngo kimvuna n'iki yohereje hari umuntu yoherejeho kuri hari umuntu hari abantu yari urubanza yohereje ruba rwarakozwe mbere y'uwo mukino Okay, ariko Oya, byari- umukino umwe niwo watumye wonyine adahamagara nyine adahamagara. yaravuze- ariko yaravuze n'ubundi ati- icyo gihe Kiyovu yari yatangaje ko yabaye bari Efe. abatipe bafite ikibazo cy'imvura yabaye Efe aravuga ati je ni gute umukinnyi bamutegereje ku wemeranya mukino nawe runaka wemeranya nawe nawe jewe se Eh, mu bisobanuro byiwe ku mpamvu ziba turi bwemeranye ariko nanjye ku ruhande rwanjye ntabwo turi bwemeranye kandi kumva ni ibiri izo nizo mpamvu ziri kiriya asinahamagaye mu Kuba muri ya match zanyuma ntiyazi ubwo na Muhozi nawe ni kuba Kimenyi Yves atarakinnye match imwe Muhozi- isoza niyo Muhozi- cyonyine yatuma Muhozi- utamuhamagara mu ikipe y'igihugu Okay. niba atarigiriye yashaka urumva ikintu gihari cyo nuko yasobanuye yuko witwa Muhozi ndetse na Kimenyi bamutengushye ku mukino wa nyuma hanyuma aravuga ati witwa Kagere Medi impamvu we ntamuhamagaye imyaka iri kugenda iba myinshi Ngere kuri nari Haruna nkeneye wundi. impinduka nshyashya mu ikipe y'iki y'Amavubi kugira ngo ndebe ese Banshuti Innocent bo bari bumfashe iki ahangaha njye bwemeranye nawe 100% kuko n'ubundi Ntabwo nitujya bwemeranye nawe. kureba impamvu njye bwemeranye nawe uwo Kagere Medi we uwo Kagere Medi waje match yakinnye twabonye ibitego ndibuze bingahe kwemeranya nawe ntabwo ndibuze kwe Ntabyo. uribuka ko Kagere Medi igitego kimwe twatsinze ejo bundi ari watanze assist Assist ibyo bintu kandi. urabyibuka banza Assist urabyibuka kandi. yatanze assist Bano batipe, uretse bano batipe, Jihad Bizimana bakoze Jihad Bizimana uribuka ko igitego twatsinzwe ari wakidutsindishije ndakubaza ntabwo kuri iyi nshuro umutoza akeneye gufesinga abandi bantu bari abantu ntabwo ibyo ndabyemera kuko ugiye guhamagara Erega, ikipe hanyuma ureba kuri hano performance wenda hano wenda Ari guha umukino. yavuze n'uwitwa Haruna Haruna nawe shaka Haruna yavuze wumva iyo mpamvu. icyambere kuri Haruna icyambere biragoye kumukurikirana muri Libya ko yakurikiranye Abedi Biramahire Oya, ari muri Mozambique Mozambique Ari na muri Libya si Mozambique. byose si ibihugu bijya gusa oya ntabwo bijya gusa ni ibihugu bimwe bijya ni gusa ruguru iriya mu Barabu mu Barabu ahubwo tutazi niho ngo ni wakagombye ibyabo. kugera kare za Libya Zambia, amakipe yo muri Libya amakipe yo muri Libya agera agera kure muri za Champions League na za- agerayo akuramo amakipe yacu izo muri Mozambique zirabikora bikaba nk'uko yabikora yes cyane iyo ngingo yo nanjye sinayemeye hanyuma aravuga ati nanone ikindi kintu cyatumye witwa kapitene amusiga urumva aravuga ati ku bijyanye na karita cyo nta kintu amushinja ahubwo witwa Haruna Niyonzima ngo hari ukuntu ashaka gutegeka ikipe ari bubanzemo agashaka gutegeka umutoza ni kapitene yes ushobora kuba kapitene ariko buriya ariko kamubwire Theo ikintu cyo gishobora kubaho hari abakinnyi usanga kugira ngo ajye mu kibuga biri busobe kondisiyo nyinshi cyane kurusha
kurusha izindi izo arizo zose. Niyo mpamvu witwa Cristiano Ronaldo atumvikanye na Erik ten Hag. Kubera iki? Iyo umukinnyi amaze kumera nk'umuntu ukomeye hari ukuntu bitangira noneho ikipe ikajya igendera kuri favor yiwe, kuri ritime yiwe. Noneho we nanabigire byibuze nabigire wenda nk'ikintu kidahoraho. Nzajya mvuga ati wenda bizajya biba ku mikino imwe n'imwe. Ugasanga natwe tutakina turi abanyarwanda twirebera umupira gusa. Ararinya abakinnyi hariya tukifata mu maso twese tukavuga ati karabaye. None umukinnyi urimo kandi Haruna Niyonzima afite se arimo ariga ubutoza. Kukugira inama rero ntago ari ikibazo, ahubwo uramutoza ntago yumva inama. Ati kukugira inama kukugira inama ntago ari ikibazo. Ati kukugira inama mu nkono imwe ntago ibyo bintu bijya bipfa gukora. Reka mubwiye niba Haruna Niyonzima ni umukinnyi w'umutitire, icyo kintu maze kucyumva mu karumukinnyi nyine muri deri mu kibuga aza akabwira abakinnyi ati dukore gute. Rero Carlos Alves akubwira ati njye nshaka kubaka ibintu byanjye, ati hari uburyo ki mbona Haruna nkabona ari kugira iki, ari kuvanga system. None si byo bintu arashaka kubyuka, twebwe dushaka kujya kugira Carlos Alves nagwa kujya utamagaye Haruna. Wenda reka Haruna utamwamaga icyo dushaka ni nunuze natatu. We naga sindi buze kuza kuvuga ayo atatu rwose niyo mutegeyeho. Ubu ngubu nk'ubu tujye kuvugisha tuzayabona ubundi yavuye he uyakuye kubaye bake tuvugisha ukuri. Uravuze ngo tugiye kumera nka cyagiye tubiramo rimwe se? Abiri arahagije. Twagize aje dufite 2 na 3 atatu abiri rimwe bari dukuyeho. Erega abantu bajye banavuga ngo baduteye ngo forfait dukora atatu twari tuyafite, si rimwe badukuyeho tukagira abiri. Nukuvuga ngo rero reka nkubwize ukuri, urebe nk'abakinnyi bahamagaye imbere kuri attack babarira umbwize ukuri, umukinnyi ushobora kugenda warinye kuri 11 kuri 7. Okay, giye ku ruhande rwanjye sibyo? Iyo Mugisha Gilbert uruhande rwara rufite ndabyemera indiscutable sibyo? Urundi hano rero nkurikije muri iyi liste ngiye mfite hano sinzi niba zanatekisha abataka batatu. Abataka batatu se nyine bazavaye. Ugiye kuvuga mu bakinnyi hamagaye imbere umuntu urimo nibura twavuga ngo batatu bazakoresha batatu byibuze imbere. Harya igihe yigeze akoresha batatu. Oya cyane ejo bundi yakoresheje batatu yakoresheje batatu mu kuye match. Hayo iyihe twebagaye Mugisha Gilbert na Kage agafata bayoruke kabazana kabarundamo na Jihadi hagati yabo. Ariko Yoruke no umuntu asagusa ubundi yakinaga systeme nka gutya. Bernardo Silva akina mu ikipe ya Manchester City, niko Rafael Yoruke yabaga asa nk'ari gukina mu ikipe y'igihugu Amavubi. Yasaga nk'uwengamira ku ruhande akinisha abadefenseri batatu, ariko akagaruka muri mediane akinisha abadefenseri batatu, abo hagati bane rukumva n'ab'imbere babiri. Oya ngo nago babuzuye baruzuye kuko babuzuye ahubwo akinisha babiri bakumbande nkuyemo Mborenga na Mangwe bakuyemo nabwo bahita barenga, ahubwo n'abadefenseri batatu sibyo? Muri axe barimo babiri, muri axe barimo babiri, mu mpande harimo abandi babiri, imbere yabo hari umuntu umwe natake abantu babiri cyane. Ibyo ngibyo birasobanutse. Mangwe ndarahaye kurumva n'ubundi equipe dusanzwe tuzi ni Ntwari Fiacre, ni Mangwe ruhande rumwe, ni Mborenga urundi ruhande rw'iburyo, ari Serumogo ni mubi cyane. Hanyuma agakinisha Manzi Thierry na Mutsinzi Ange muri Mutima Defense. Akusunde jondi ntiyakinye system ya bane, ariko nibyo ntabwo yakinye system ya bane, ariko n'ubundi mediane ari bane kuko yabaga ari Jihadi urumva Jihadi Bizimana na Nuzi na Sahabo na Muhire Keve na Rafael Yoruke. Yoke yabaga bari imbere ntabwo mu ruhande nahita muzana muri mediane narasowe ufasha Bernardo Silva umujyanye ku ruhande ukamwira ngo ramuza kuba ari mu mediane yagira system yo nyine ntabwo ari ukuntu abantu bajya mu mediane ukajya uko umuntu majya kamutirikamo hari kumva ko ari icyo kintu nyine Rafael ameze nk'umwata yateye centre zingaye muri match twakinagamo ni Barozinga yataciye mu ruhande nk'izo Mugisha Gilbert ariko atakira yo kugira ngo ubwe ngo ari mu ruhande nazo ukamukoresha Haruna dusanzwe tuzi ariko turabizi system bashaka kumushyiramo nuko azajya kubona agatera nyuma Rafael ngiye kamubwize Rafael ni umwiza inyuma y'umwataka, icyo cyo ndacyemeye. Aho kujya kumukinisha ajya guca ku ruhande ariko nicyo yari yashatse byaragoranye, nicyo yashatse ariko twarabonye kuri umusaruro byatanze, nta musaruro byatanze. Aho ndabyemeye ntabwo abishoboye najya kubikora kereka wenda naza gufata umuntu witwa Muhajiri akajya kumukina
nabwo namucisha ku ruhande uyu mudanindi kumana ntazakina se Darindi Kumana udatuma uyu ndirira musore hano. muri Rukinzo uyu musore muri Rukinzo azawutera yamaye nka rero azawutera ni nyine nyine ni danindi kumana uyu musore azawutera komana yanjye azawutera hasi hejuru ukira muri Rukinzo FC yari mu gihugu cy'Uburundi sinzi ibintu iri kure ga peri kantu kanciye ukuntu n'ibijyanye n'uriya mukinnyi n'ubundi ni danindi kumana rwose byose ni Dani hanyuma n'ubundi ubwo ni equipe nationale ngira ngo ku bijyanye no guhamagarwa ihamagara rwose ry'uwitwa Carlos Santos Ferreira ibyo abantu benshi ahubwo n'ubundi izamagana zitanga umusaruro abantu benshi ntabwo bari kugenda bavuga rumwe nawe ubwo no gutegereza tukareba gusa iyo ubonye umusaruro buriya nta muntu ukunenga niyo mpamvu tuba dukwiye kugutega umusaruro byibuze agabanye pressure abanza agasobanura itangazamakuru ati impamvu nakoze bino bintu niba nahamagaye uyu nguyu byagenze gutya byaganye iki kintu bagabanyije pressure y'abantu bagumya batekereza ku bintu byinshi ahubwo ayongereye gute niba amaze gusobanura impamvu atamagaye nuze Kagere Medi agusobanura impamvu nuze izo mpamvu zose yavuze uvuga ngo nta performance afite mu ikipe n'umukino erega ndakubaza izo mpamvu zose yavuze hari ikintu yigeze avuga ngo nuko ngaza kuntegeka ariko performance yigeze umva avuga ngo impamvu namuhamagaye nuko adakina impamvu namuhamagaye nuko bamyirukanye mu ikipe nkuko yahamagaye Jihad Bizimana birukanye performance nziza ariko nanone umuntu uzi condition nziza ariko ahantu bwemeranye na Theo kuri iyi ngingo mugani wowe ugiye guhamagara umukiriya udafite ikipe hari ufite ikipe tuzi ko na performance iri kugenda neza performance iri kugenda neza umusize gute Jihad Bizimana afite ikipe akinaye ikipe yiwe ntiyamwirukanye ku mugaragaro ntiwabubonye ubutumwa yamurekuye oya yenda ngewe yaramurekuye yagera icyo ubwo nuko korapu ku kijyanye rwose na Carlos Santos Ferreira ibyo ngibyo ni ugutegereza umusaruro tistage rwose umbabarire intungore ni ugutegereza umusaruro nuze Carlos ngo kuri case ya Haruna Niyonzima ngewe namwumva nta mpamvu yo kumwumva umwumvisha ute ninde muntu urusha fundi ya soka muri uru Rwanda Mediane wowe umushyira no kuri karindwi ari gutwara ibihembo muri Libya ngo umushyira no kuri karindwi ubwaho urazi ikintu gituma ama equipe aba afite karite nziza ariko ugasanga ari gutwara ibikombe ikintu cyo kumvikana ikintu cyo kugira buriya kugira ngo ukine ugiye performance nziza no ufite spiritual umutoza yakubwiye uretse mbanze nkwereke umutoza wa Portugal yicaje Cristiano Ronaldo avuga ngo ntaga muhibyo ashaka arangije akurwamo n'iyo kipe yatanze umusaruro ntibyabanye n'ubundi bamyirukanye hano Cristiano atakina erega n'ubundi bintu babirebwa bikagaragara uburyo upanga ikipe yawe byonyine n'uwo Haruna n'umuhamagaye akuzajya kureba ubone uburyo upanze ikipe byonyine birabera yashizemo umwana uriya mupeti yasimbiye Cristiano Gonzalo Ramos yaraje kubita hat-trick turavuga ati wa musaza ushaka kuba afite ikintu yenda nuko umuntu ajya implementing system ugasanga system irafailinze ariko tujye tureba n'igihe icyo nicyo bita la vie ubundi araho kubyikira la vie umva ubundi uzigira la vie la vie ni ubuzima urumva ubuzima rero witwa Angelique Kidjo umuhanzi witwa Angelique Kidjo nawe wigeze kuvuga ngo buri kintu cyose dupanze siko tugenda uko tugishatse cyane sibyo kandi rero muri rusange mu buzima turimo kugeza ku kanya tistage niba ufashe decision ntigende neza turakwita imbwa nufata decision ikagenda neza turakwita imbwa nongera no kubivuga wamenye icyo kintu ntabwo wakabaye ufite doti kuri reka mbanze mvuge akantu kamwe uzayishira kubyaza abagize none se ubundi hari umusaruro yaduhaye umusaruro yaduhaye nyine dufite amanota angahe mwiza arawufite byibuze ngo umukino wese uwa mbere wose hari umusaruro yaduhaye Tistashi ni Eugene Klopp ugize saison mbi mvuge ngo wenda atwaye Zirige yatwaye Champions League yatwaye iyo champion ni Luis Enrique kandi utangiriwe na Espagne watwaye Champions League muri Barca umuntu waje muri cyari twa dusanzwe tumenyereye kujyamo Frank Lampard akora ikintu mvuga ngo iki yakoze iki reka mbanze nkubaze Tistashi ko twa dusanzwe tujya muri intebe ariko ahahise niho asobanura wowe hazaza ibyo bindi kubyumva urumva uwo Carlos Santos Ferreira tumwubaye ko yahamagaye abakinnyi kuri ruhande ngende ndavuga ni sava
wahamagaye abo ngabo ariko si umusaruro turi buwubone ufite n'ubukuza hawo ariko ikibazo noneho ndakubajije se kuri nguyu mbona yarabikwiriye ukaba utamuhamagaye nagusobanurira impamvu ngo ntabwo mbasha arakubwira ati umuntu ngo ntabwo mbasha mubwira ibintu umuntu wenyine nemeye impamvu abantu bonyine nemeye impamvu hano nkavuga izi impamvu zirumvikana ni abantu babiri ni umuntu bita Kagere Meddy kuko wenda umusaruro we n'ubundi twabonye mu minsi yashize ntabwo ari mwiza cyane kandi nanone reka mubwire Kagere Meddy nanjye twemeranye usigana mugenzi Bienvenue wenda mugenzi Bienvenue sinzi biriya bibazo by'imvune bye sinzi niba yarakize neza urumva hanyuma ngo yari namuhamagaye baranavugana aravuga ati bimeze gutya na gutya reka nzenzanemo n'abantu yazanyemo yazanyemo abantu bandi bo ku mpande tutazi yazanyemo wenda n'abana bashobora kuzazamuka wenda akaba aribo batwaye Amavubi mu minsi iri imbere uwa kabiri wundi nemera ni umuntu bita Kwizera Olivier Kwizera nanjye turemeranya kandi Ntwari Fiacre nta tundi tumufiteho nta kindi kintu kidafite ariko ahantu dufite dute urumva ni mukuru atake Haruna Niyonzima ashobora kuza kudufasha nyine Haruna nyawo turemeranya gishweka turamuzi no kuva nase gishweka icyo ndacyemera mu gihe Haruna noneho yamaze kujya mu myaka mikuru Haruna none se Haruna Nyarugenge kwari mu myaka mukuru umumediateri uzumurusha muri Rwanda ninde bamushyira kuri atake ubwawe ntawamurusha noneho nta musaruro wawe igihe yamuhamagaye ko nta musaruro yamuhamagaye ryari kuri match ya Senegal nta Haruna yari arimo Haruna yamuhamagaye kuri match ya Ethiopia Haruna yamuhamagaye muri CHAN icyo gihe kandi ntabwo arangije araza arafunda yaraje arafunda apanga ikipe neza ukagira ngo iyi kipe igiye gukina ibiki reka mabwire Amavubi rwose ntadutwarira umwanya ni ugutegereza resultat zizabona tukareba niba wenda tuzabona amanota 3 gusa ikijyanye cyo no kubona intsinzi sinzi ko bizapfa gukunda no gutegereza tukareba uyu mutoza Carlos Salas Ferreira ukomeza gushidikanywaho ikintu cyane yahawe imyaka 2 yo kubaka projet umureka yubake ayo ibyo muvuga nyine muvugira kundi usingi ukazo umenya umwubakiye rwose niyubake tumuri inyuma kuko Amavubi natsinda tuzishima ubwo rero n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga za Ferwafa nabonye bavuga bati itangazo mu rwego rwo kwirinda umuvundo turamenyesha uzitabira imikino ya nyuma y'igikombe cy'amahoro ko imiryango ya stade izafungurwa kuva saa 3 z'igitondo igafungwa saa 8 z'amanywa muri macani kino nshaka kuvuga ni kimwe saa 8 z'amanywa umuntu utazaburinjira muri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye ku munsi w'ejo n'ubwo azaba yihanganye ariko none uzinjiye mu gitondo ariko bazafungura saa 3 ako saa 6 mu mukino nyine bazafungura saa 3 saa 6 mu kiyo azareba imikino yombi cyane hanyuma kandi icyitonderwa nyuma ya saa 8 nta muntu uzemererwa kwinjira nta muntu uzemererwa kwinjira twubahiriza igihe maze twirebera imikino myiza mu mudendezo murakoze iyo niyo nkuru hanyuma witwa uyu meya w'akarere ka Huye bamwita inde Sebutege Ange nawe nabonye abwira abantu ati ihuye ahiye muze rwose twirebere imikino kuko niko kari kuvugwa Huye kuvugwa cyane ko ushomeye Huye se sinabikubwiye andikamo Huye urebe ibintu uri bubona ati igikombe cy'amahoro ibitaramo imikino batsindura Huye ubu ngubu iri guhostinga ibintu biteye ubwoba muri iki cyumweru rega wibuke ko n'Amavubi turi kuvuga ari hazajya cyane nyine n'Amavubi turi kugenda tuvuga nayo ni hazajya hanyuma ndabona isa 10 zirenze iminota 35 muri make dusigaranye iminota 25 muri studio za Sana Radio 98 n'ibice zeri kiganiro Sana Sport kuva ku isa 9 kujya ku isa 11 nuko ku munsi wo kwa mbere kujya ku munsi wo kwa gatanu ngiye muri kumva ndi Masakombe ndi kumwe na mugenzi wanjye Tistash ndetse na Ateo ari ngo ni gitangaza ni igitego ni igisigo cyangwa umukomo kuvuga